Hallelujah. 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 Ndagushima Yesu. Haleluya mu isi no mu ijuru. Haleluya kubw'iki gitondo. Haleluya kubw'impano y'ubuzima. Haleluya kubwo kongera kubaho. Haleluya kuko Yesu yaratsinze. Haleluya kubw'impano y'amahoro. Haleluya, haleluya, ibihe n'ibihe. Mu ijuru ndavuze ngo haleluya. Mu isi icyubahiro kibi cy'Imana. Amahoro abe mu bo data yishimira, amahoro atubemo. Kubera ko Imana data iri mu ruhande rwacu bubisha yabande. Haleluya, haleluya. Haleluya muri iki gitondo. Haleluya mu mibiri yacu, mu ngingo zacu. Haleluya mu mutwe, mu gihimba, mu maguru n'amaboko. Izo haleluya zandikwe mu isi y'umwuka wacu ko twamamaje haleluya kubw'imirimo y'Imana, kubw'ubuntu bw'umunsi. Haleluya, data yubahwe, data asingizwe, data ahabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Izina ry'Imana yacu rihimbazwe, izina ry'Imana yacu rirushaho kumenyekana no kwamamara. Haleluya, haleluya. Izina ry'Uwiteka rigumye gushimwa no guhimbazwa hafi na kure. Imana ishimwe. Turashimira Imana kubwo kongera kubaho n'ubuntu. Umwuka ugihumeka burya biba bigishoboka. Ibiba bibabaje ni iby'uwapfuye, kandi Imana ni Imana y'abazima. Niko Bibiliya ivuga. Nitwe bazima abakiriho, Imana ni Imana y'abazima. Haleluya. Imirimo y'Imana imenyekanira muri twebwe bazima. Haleluya. Rero turashimira Imana kubw'ubwo buntu bwo kubaho, bwo kuba muzima, mwuka ukaba ukirimo, n'imbabazi data tugirira. Kadusome Yesaya 48 umurongo wa 22. Yesaya 48 umurongo wa 22 haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka avuga. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Uwiteka avuga. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana. Haye, nta mahoro y'umujura, niko Imana ivuga. Nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana. Hayo, nta mahoro y'ubusambanyi, niko Imana ivuga. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana. Haye, nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana. Haye, nta mahoro yo mu buryarya, niko Imana ivuga. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana. Haye, nta mahoro yo mu bukozi bw'ibibi, niko Imana ivuga. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Iki gitondo ni ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Imana itubabarire. Uyu munsi ndagira ngo umuntu yongere yisuzume. Ese aho ibyaha byanshizemo? Ese aho mparanira kwihana ibyaha bikindiho? Ese aho ndasenga ngo ibyaha bikindiho bimveho? Ese aho ijambo ry'Imana ndarisoma ngo ibyaha bikindiho bimveho? Ko hari n'ibyaha uko tugenda tusoma ijambo ry'Imana, ibyaha bigenda bitakara bituvaho. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Kandi koko nta mahoro. Icyaha kibuza amahoro. Icyaha kigira ingaruka. Icyaha kigira ibihano. Icyaha kigira umuvumo. Ibyo bintu tubimenye ngo nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Umuvumo se watuma gute ugira amahoro? Kuko icyaha kigira umuvumo. Ibihano se byatuma gute ugira amahoro? Ko buri cyaha burya gifite igihano cyacyo. Uko tugenda tubikora, buri byaha burya bigira ibihano, bikagira umuvumo. Buri cyaha kigira umuvumo wacyo, buri cyaha kikagira ibihano byacyo. Imana idutabare, Imana itubabarire. Ndagira ngo uyu munsi twitekerezeho, ubashe gusenga ubwira Imana ngo Mana, icyaha cyose umbonaho cyazatuma Yesu agarutse atanjyana,
niba nta n'ikibazo kibaza Imana ni ukuri izakikubwira. Icyaha cyatuma Yesu aje atakujyana ukabwira Imana ngo Mana icyo cyaha. N'igihe rimwe na rimwe twibwira ngo turatunganye kandi tudatunganye, rimwe na rimwe tukibwira ko tunabikora neza kandi twabikoze n'abatari uko Imana ishaka. Nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga. Icyo ni icya mbere. Twongere twisuzume, nese aho Mana amaguru yanjye ahagaze hahandi kuri aderesi yo gukiranuka, yo kugenda nyiranuka, kariho udushaka? Nese umutima wanjye uri kugendera mu nzira yitwa gukiranuka, kariho Imana idushaka? Ese ibitekerezo byanjye biri kugendera ndi gutekerereza mu gukiranuka, kariho Imana ishaka? Ese imikorere yanjye iri kugenda ikorera mu gukiranuka? Ese kubana n'abandi ndi kugenda mbana n'abandi mu gukiranuka? Imana itubabarire cyane, tugirire ubuntu, itugirire imbabazi nyinshi. Nta mahoro y'umunyabyaha niko Imana ivuga. Ibyo abanyabyaha birahinda, biba bihinda ariko bizima nk'umuriro bamenyemo amazi. Turagira ngo tugire ubwenge muri iki gihe cyo gucunguza uburyo umwete no kwihana, gucunguza uburyo umwete no guhinduka. Gukizwa ni uguhinduka, gukizwa ni uguhinduka. Ukavuga ngo narebaga muri iki none nkivuyemo, narebaga mu bujura none mbuvuyemo, narebaga mu busambanyi none mbuvuyemo, narebaga mu kubeshya none mbivuyemo, narebaga mu kureba abandi, mu kugirira abandi ishyari none ndabiretse. Hari n'ibyaha tutihana ahubwo dufatira decision. Ukavuga ngo mfashe decision ni iki cyaha ndakizinutswe, ibi bintu ndabizinutswe, kubera ko bibabaza umwuka w'Imana, kubera ko bibabaza Yesu. Umuntu akabivamo burundu, akabizinuka, akabirandura mu buzima bwe. Icyama tukamenya ko Yesu ari hafi kugaruka, kandi tukamenya ngo muri iyi si nubwo turi mu isi y'ibyaha ariko twabamo dukiranuka, twagendamo dukiranuka, twakoreramo dukiranuka, twacururizamo dukiranuka, twabana n'abandi dukiranuka. Mu gihe gisa nk'iki Imana idutabare. Aho hari ku ruhande rwacu kwisuzuma, kongera tukireba kuri uyu munsi wa mbere w'icyumweru, tukavuga ngo Mana ndi hano, icyatuma Yesu atanjyana ukinyereke nkihane, ukimbabarire niba uri kukibona. Icyo umwuka kugaya cyatuma Yesu ahagaze mu kirere atatujyana, Imana tuyisabe igiduhanagureho, ikidukureho. Ikindi kandi twibuke gusabira abanyabyaha. Hari abanyabyaha bari hanze baruhijwe n'ibyaha, bananijwe n'ibyaha, kandi Yesu icyamuzanye ni ukugira ngo abanyabyaha bakire, ni ukugira ngo abanyabyaha babone ubugingo buhoraho. Ariko rimwe na rimwe Satani abashyiragaho ku maso, rimwe na rimwe Satani arabarindagiza kugira ngo badakizwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Satani agenda ngo aroda, cyangwa se agenda ashakisha uwo yaconshomera, ashakashaka uwo yaconshomera, ariko ntazaduconshomera ko twahisemo guhunga icyaha, kuva mu byaha, kubikizibukira, kubireka mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Wibuke gusengera abanyabyaha uyu munsi, wibuke gusengera abatarakizwa. Numara kwisuzuma umaze kwisengera, wibuke gusengera abanyabyaha, ubwira Imana ngo Mana barunaka ntibarakizwa, ubabarire ibyaha byabo. Twibuke kwihana, twihane ibyaha by'imiryango, twihane ibyaha byo mu ngo, ibyaha by'abana bacu tubyihane. Uze kwicara wihane ibyaha by'igihugu cyawe, ubwira Imana ngo Mana ibyaha biri ku gihugu cyanjye nta mahoro y'umunyabyaha. Niko Imana ivuga, hari igihugu cyanjye Mana, hari ibyaha uri kukibarurira, ubyihane, ubyikureho mu maraso ya Yesu Kristo. Ngiryo ijambo ry'uyu munsi, ni ukwisuzuma. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Imana ivuga. Icyampa tugakunda amahoro ava muri Yesu, icyampa tugakunda gukiranuka kuko huzuyemo amahoro, icyampa tugakunda kugenda dukiranutse, icyampa tukamenya ko amazina yacu ari mu gitabo nta rubanza, tukabyishimira, tukabinezerererwa ko Yesu atuzi. Mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Kubw'imbabazi n'ubuntu, kubw'ineza ye, Imana itugirire neza. Reka dusenge. Papa ndagushimiye, turi hano ijambo rye rivuga ukuri, nta mahoro y'umunyabyaha, niko wowe uvuga, nta mahoro yo kuba mu byaha, nta mahoro yo kugendana n'ibyaha, kandi ijambo ryawe riratubwira ngo twihane ibyaha byacu kugira ngo dukizwe, tubabarirwe, tubyature mu izina rya Yesu. Haleluya. Icyampa tukabyihana, tukabizibukira, tukabireka burundu. Icyampa tukibuka abanyabyaha badakijijwe, ni benshi tuziranye badakijijwe, tukabasengera Mana abanyabyaha uyu munsi Mana, abo Satani yarashyizeho gupfira mu byaha tubakuje, ubagirire imbabazi Mana, ugirire imbabazi abanyabyaha, ugirire imbabazi abanyabyaha bakumenye Yesu, nicyo cyakuzanye. Ugirire imbabazi abanyabyaha bahindukire Yesu, ugirire imbabazi abanyabyaha bakumenye mu izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Turasenze Mana, icyatuma Yesu ahagarara mu bicu kuko azaza agahamagara amazina, kigatuma twabura ijuru, twabura ubugingo, ukitubabarire ugihanagure uyu munsi Mana. Utubabarire ibyaha by'imiryango, imiryango tuvukamo iyo twashatsemo, utubabarire ibyaha byabarurirwagaho kuri iyo miryango, ukora ko tuyirimo, bitubabarire bidukureho ibyaha byose Mwami byabarurwaga Mwami aho twashatse, ubibabarire ubibakureho mu izina rya Yesu. Ibyaha byose Mwami byabarurirwaga Yesu, 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 mu nshuti zacu ahantu hose aho dufasheho kuba Mana, ibyo byaha biveho, bye kututuma tubarukarize mu byaha, ahubwo amaraso Yesu abihanagure, abikureho. Tugirire imbabazi kubw'ibyaha by'abana bacu, hari ibyo bakora tuzi n'ibyo bakora tutazi, ariko twihanye ibyaha by'urubyaro, ibyaha by'abana, ubitubabarire Mana uyu munsi Mwami. Uturebere mu mbabazi zawe, uturebere mu maraso ya Yesu Kristo. Maraso Yesu atwuhagire icyasha cyose, maraso Yesu atwuhagire ibyaha byose, maraso Yesu atwuhagire ubupfapfa bwose, ibyaha byose Yesu mu bwoko bwabyo byose byari bituriho bihanagurike. Urakoze Yesu kubw'uyu munsi, urakoze kubw'imbabazi zawe, urakoze kubw'ibihe bidashira, none n'iteka ryose. Amen, amen. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer. Mwibuke mujye mukora subscribe. Data wa twese abane namwe. Shalom.